NABAFITE TV umuyoboro wizewe kandi w'ukuri. Nta handi rero wakurikirana ibiganiro byuzuye kandi birimo ukuri kuzuye 100% atari kuri DANH. Hari umurozi wakugendagaho, hari ibyaguhigaga, nakubwiza ukuri agiye kukwimuka. Reka nkubwire, humura, reka nkubwire, ntabwo ari wowe Imana yaremeye gupfusha. Oya, nibyo uwa mbere yaramwishe, uwa kabiri aramwica, ariko uwa gatatu ntagazamwica. Kubera iki? Imana irihagurukiye, kubera ko ije gukuraho Uziya wakurwanyaga. Ije gukuraho uwo murozi, ije gukuraho uwo wakurwanyaga. Imana ihamagara Mose, yaramuhamagaye, imuhamagara bimutunguye, ariko Imana niyo, nubwo we byamutunguye, Imana yo ntiyatunguwe, kubera ko yari yaramuteguye igihe yari agahinja, igihe yajugunywaga mu nyanja. Ariko ngo nuko bamubohera akato, niko guteza ikibazo umukobwa wa Farawo ngajya koga. Ati inzuzi zo kwa Satapusine, aragenda ajya koga ibiroha amazi agenda yo mu nyanja kuna bari mabi. Aragenda ajya mu mugezi koga, ngarangiza abona akato karimo umwana w'uruhinja. Hanyuma ngashaka umurezi, hanyuma nyina ngo yarari aho hafi, aragenda agira ute, arera Mose. Nubwo bavugaga ngo abana b'abahungu bazapfe, ariko reka nkubwire, umuntu naho yakwifuriza gupfa, niyo yakurogera abana, niyo yavuga ati ntihagire uvuka ngabeho, nta kizatuma utabaho, naho baza naho na po ntikizatuma abantu batavuka. Oya, ariko mwabaye mute aho ngaho? Iyo ngeze kuri icyo kintu nibaza, hari abatekinisiye kavuga ati njyewe aho kugira ngo mbyare abana 100 nazabasha kurera, nzabyara umwe cyangwa babiri, akagenda agashyiramo udupira barokorewe. Imana izabibabaza. Ibyo mukora byose, ibyo mukora mwihishe, Imana irareba. Murokora ugasanga yashizemo agapira, asanga atazabyara abana benshi, gasanga yiteye inshinge, bamutera inshinge z'amezi 3 z'amezi angahe, ugasanga muri makeya bararya ibinini. Asanga umuntu arya ibinini buri munsi kugira ngo adasama, kugira ngo atatwita. Ngo nuko bagambirira kwica Mose akiri uruhinja. Reka nkubwire ngo uwo mwana naho wagambirira kumukuramo umutwite, ukagambirira kumwica avutse, ukagambirira ibibi kuri we, ukagira ibyo upanga, ukagerageza gukuramo iyo nda utaranayibyara, ngo nuko igeze igihe cyo kuvamo ngo ntacyo uzaba. Uwo mwana niba ari Imana yamushizeho, yatumye abaho, ikaba umufiteho umugambi mwiza, uzayikuramo ntacyo azaba, uzanywa imiti ntacyo azaba, bazagira ibyo uzakora byose. Umva, uwo mwana ntacyo azaba. Bagambirira kwica abana b'abahungu bose kugira ngo hatagira uvuka ari umuhungu, bajye bareka abakobwa babeho. Niko Farawo yari yategetse. Reka nkubwire, uko byagenda kose, imipangu ya Satani, imipangu y'abarozi, imigambi y'abapfumu, iyo ntizasohora ku buzima bwawe. Upfa kuba Uwiteka yaragutoranya. Imana itoranya Dawidi, imukura mu ntama aho yaragiraga, ariko Uwiteka yaramufiteho umugambi mwiza. Bivuze ngo umugambi w'Uwiteka ntuzareka kugukurikirana aho waba uri hose.
aho waba usuzuguriwe hose, imirimo waba ukora yose, mwibuka yuko igihe Yozefu yari ari kwa muka Potifari, nubwo yari umukozi wo mu rugo, ariko Uwiteka yari kumwe nawe. Bivuze ngo rero uko byagenda kose, umugambi Uwiteka gufiteho nta kizabasha kuwukuraho, nta kizawitambika, kubera ko Imana irahambaye, kubera ko Imana irashoboye, kubera ko Imana irinda ijambo ryayo kugeza igihe risohoye. Niba igufiteho umugambi ikavuga ati runaka nubwo avutse azaba generali cyangwa azaba perezida cyangwa azaba minisitiri cyangwa azaba dogiteri, nubwo ababyeyi batabizi bakubyaye, nubwo abantu bareba bakabona nta nzira, nubwo babona kwiga biri kukugora cyangwa se babona utazabasha kubona ubushobozi bwo kuriha amashuri ngo ugere kure, ariko Imana niba igufiteho umugambi izaguha abaterankunga bigende neza, icyo yakugambiriyeho kizaba. Imana ishimwe. Gutoranwa n'Uwiteka, iyo Imana yagutoranije, bitandukanye no kuba yaguhamagaye cyangwa se wahamagawe n'abantu cyangwa se wihamagaye, dore ko hari n'abihamagara, ariko navugaga umuhamagaro uturutse ku Mana, kubera ko Imana yacu ijya iduhamagara, yarangiza ikadutoranya, ikadukuruza ineza yayo, ikatwiyegereza. Niyo mpamvu Uwiteka arahambaye, niyo mpamvu twamwiringiye, niyo mpamvu twemeye tukaba abakozi biwe. Haleluya. Hari inzira nyinshi zigoye, hari ingorane umuntu aba yaranyuzemo, hari ibiba byaraduhize, hari ibyaturwanyije, hari abifuje ko dupfa, hari abifuze ko haleluya batunaga ahantu tutazikura, ndavuga mu magereza. Hari abifuje kwica bakoresheje ibyuma cyangwa bakoresheje imbunda, ariko ibyo byose Uwiteka arabiturinda. Imana ishimwe. Kubera ko ni Imana idakangwa, ni Imana ijambo rivuze ngo iki, ngo umurimbuzi namuremeye kurimbura. Inkota rapifo yakugenewe mando ya zoberere, inkota yagenewe kukwica, ariko nta kizagutwara. Yo, kuko nkurinze njyewe Uwiteka, bazaca mu nzira imwe bagusanga, batatanire mu nzira zirindwi. Bazaguhagurukira nibyo, ariko ntacyo bizagutwara. Nubwo bikanuye amaso, nubwo biboroga, nubwo biri kuvuza induru, nubwo unyura ku muntu agahekenya amenye kenda kuyamara. Haleluya. Nubwo akubwira ngo abana bawe ntibazabaho, zopaya sika mando Jesi. Oya, nibyo, hari ibyo batangaza ku buzima bwawe. Nubwo bavuze ngo uzapfa utikamiye n'ayimbwa, nubwo bakuvumye ngo ntacyo uzigezaho, ariko Imana niba igufiteho umugambi, ikabizi neza ko hari icyo yakuvuzeho, ikabizi neza ko hari purani yaguteguriye ku buzima bwawe. Reka nkubwire, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Kubera iki? Ikizitambika Imana izagikura mu nzira. Igihe Uziya, haleluya,
yapfuye ngo Yesaya yabonye umwami Imana. Bivuze ngo hari ibigomba gupfa kugira ngo ubeho. Hari ibigomba kuva mu nzira bikuzitiye, bigomba kuvaho. Hari ibyari bikuboshe bigomba kukurekura. Hari ibyatuma gutajya gukora umurimo w'Imana neza, Imana ije kubikuraho. Haleluya. Hari uwakurwanyaga avuga tumva wowe uzaba pasiteri ntakiriho, uzaba mushumba ntakiriho, uzakorera Imana umva uzahanura byumvikane ntakiriho. Hari umurozi wakugendagaho, hari ibyaguhigaga, nakubwiza ukuri agiye kukwimuka. Reka nkubwire, humura, reka nkubwire, ntabwo ari wowe Imana yaremeye gupfusha. Oya, nibyo uwa mbere yaramwishe, uwa kabiri aramwica, ariko uwa gatatu ntabwo azamwica. Kubera iki? Imana irihagurukiye, kubera ko ije gukuraho Uziya wakurwanyaga. Ije gukuraho uwo murozi, ije gukuraho uwo wakurwanyaga. Nibyo mu kazi bakurwanyaga, bakavuga ngo wowe ntabwo uzahabwa poromosiyo, ntabwo uzazamurwa, uzahora ku mushahara umwe. Reka nkubwire, Imana ije kuguha poromosiyo, ugiye kongererwa umushahara, kandi nimamo n'ingendo zigiye gufunguka, ugiye kuzajya usirikira hirya no hino baguha misiyo, ibintu bigiye gusobanuka. Reka nkubwire, abaguhigaga bagiye kubona ubyina insinzi, kandi bazagufasha guserebura. Bazavuga ati nubwo twamuroze ngo apfe ntabwo yapfuye, bazavuga ati nubwo twamutegeye mu makosa agiye atandukanye ntabwo byamufashe. Kubera iki? Bazavuga ati nukasenga. Bagiye kubona Imana usenga, bagiye gusobanukirwa, bagiye kumenya ko mu ijuru hari Imana. Umva ikizitambika, Uwiteka aravuze ngo aje kugikuraho. Ikitambikaga imbere yawe, ibyaguhigaga, ibyakurwanyaga, uyu munsi Imana ishimwe, Uwiteka ashyizeho iherezo. Imana irururutse. Ubu tuvugana, Uwiteka yururutse gukuraho Hamani wakurwanyaga, Hamani washakaga kupfa, Hamani wagupangiraga imipango mibi, Hamani waguteranyaga kuri bosi wawe, Hamani waguhigaga mu bantu bose. Mbega wabaye yakugize itangazo, buri wese aravuga ati runaka. Hamani wawe agiye gupfa, Hamani wawe akuweho. Hari igitangazo ugiye kwakira, uzavuga ati nukuri Dr.APOSTLE Nkundabose happy yaziye igihe Imana imuhamagaye mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo arokore. Haleluya abantu bayo. Kubera iki? Imana igireba ku imiruho y'abantu, igireba agahinda kabo, igireba imibabaro yabo, yarangiza ikagira ikintu ikora. Igihe Abayisiraheli batakaga, batakishwa n'uburetwa bwa Farawo, batakishwa n'inkoni bakubitwaga, batakishwa n'ibya umva nja kuvugana n'umuntu watatse agatakira Uwiteka. Ndimo numva ihumure, ndimo numva ibyamutakishaga bikuweho, ndimo mbona impinduka zikomeye. Reka nkubwire, Uwiteka ariyizi. Umva, Farawo wawe ararangiye, Hamani wawe pe ntuzongera kumubona. Kubera iki? Ako gasuzuguro Imana irakanze, ako gasuzuguro bagusuzuguye. Oya, igihe bagusuzuguriye kirahagije. Reka nkubwire ngo Imana ije gushyiraho iherezo. Ntabwo uzongera kubona ibyo byaguhigaga. Oya, ibyitambikaga imbere yawe bikuweho. Abifuzaga ko wirukanwa niba bagiye kwirukanwa. Abakurwanyaga,
ngo udatera imbere bagiye gusigara ugiye kubadepasa. Nibyo ndimo mbisurirwa umuntu waguze ikibanza ngo acyubake, ariko hanyuma abarozi bakaroga. Iyo ugezeyo, ugeze ku kibanza ugiye gushushanya, gukora purayi y'inzu zubaka ukuntu imeze, ubwenge buratakara, ugashiduka uvuga ati ubundi naje gukora iki hano, ukibagirwa icyakujyanye, ugasubira mu rugo. Reka nkubwire, Imana inyeretse wubaka icyo kibanza, kandi uwo murozi agiye gukorwa n'isoni, azabona inzu izamutse, azavuga ati ni ukuri uriya muntu arasenga. Kubera iki? Iyo ibintu birimo Imana birakunda. Reka nkubwire, warirwaniriye nibyo, ariko nubwo wirwaniriye ugeze uravuga ati nta mpamvu yo kwizera abapfumu, nta mpamvu yo kwizera abarozi, reka mpungire ku mwami wanjye, kubera ko wahungiye ku Mana. Icyo nicyo gitumye ije kukurengera, kuko wayikomejeho ukavuga ati sinzajya mu bigirwamana, sinzajya kwiyandurisha, kubera ko wayikomejeho. Uwiteka iyo niyo ngingo ikurengeye, niyo amanukiyeho. Umva wa mudamu we wanze gusambana, uravuga ati umva abana banjye ntabwo nzasambana kugira babeho, ariko kubera ko wihagazeho, Imana ije kuguha igishoro, ugiye gucuruza. Bagiye kubona ucuruza, bavuga bati se byagenze ute? Oya uzambabarira, uzababwire ngo ni Imana yabikoze. Oya, kubera ko wubahishije Imana, kubera ko wanze kubikora, hari abakugiriye inama, baravuga ngo uri mwiza, ngo rwose ugiye ku isoko bakugura, ariko uravuga ati ntabwo mbyemera. Kubera iki? Nizeye Uwiteka, nibyo warasenze. Umva, Imana wasenze imanutse kugusubiza. Ubu tuvugana, ukibona iyi video, hari igitangazo ugiye kwakira. Uzashima Imana, uzavuga imirimo y'Uwiteka yagukoreye. Haleluya. Kubera iki? Uwiteka arahambaye. Ndi kuvugana n'abantu Imana bega bafitanye ubusabane n'Imana, abantu Imana yahamagaye, abantu bikomeza kuwiteka, abantu bayinambyeho, abantu bemeye bakicwa n'inzara, akavuga ati ariko nubwo ndi kwicwa n'inzara ejo nzarya, akemera agakena, akavuga ati ejo nzakira. Abo nibo mvugana nabo, abo batiyandurishije ibyo kurya by'ibwami. Ubu nonaha ndimo ntangaza itangazo rivuga ngo hari impinduka ugiye kwakira. Kubera iki? Kubera ko wizeye Imana. Imana yacu ntizagukoza isoni. Haleluya. Ntabwo izakumwaza. Abavugaga ko umwaye bagiye guseba. Reka nkubwire, kubera iki? Kubera ko wiziritse ku Mana. Niyo mpamvu nayo yururukiye kugukorera igitangaza, gitangaza abantu bakibaza batese byagenze gute. Turagushimye Uwiteka. Ndasoje kubw'imirimo n'ibitangaza umanutse gukora. Turagushimye kubwo iri jambo ryawe rikomeye ry'umuhamagaro, kubwo abakwikomejeho bakanga kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bakanga amosha n'amabwire, bakagukomeraho. Uwiteka ndagushimye kubw'imirimo n'ibitangazo uje gukora. Ndagushimye kuko uri Imana ihambaye. Reka ushyigikire buri umwe wese uzumvira ijambo, azagira hava n'ahagera iyi video akiyifungura, akiyumva. Haleluya, haleluya. Ibitangaza bizakoreke, abarwaye indwara zizakire, ababashwe n'abadayimoni bazabarekure. Ndohereza umuriro utwika ugakongora buri kibazo icyo ari cyo cyose ku buzima bw'abana bawe, kubakwiringiye, kubakwizeye, kubakunambyeho. Nonaha mu izina rya Yesu Kristo bacyumviye iyi video, ibitangaza bikoreke kuko uri Imana ihambaye. Urakoze ko wabanye natwe, ugatangirana natwe, ukabusozanyije natwe. Turagushimye. Icyubahiro ni icyawe mu isi no mu ijuru.
hejuru none n'iteka ryose amen amen. NABAFITE TV, umuyoboro wizewe kandi w'ukuri. Nta handi rero wakurikirana ibiganiro byuzuye kandi birimo ukuri kuzuye 100% atari kuri DANH.